Celebobo Studio. Celebobo TV. Yes, reka nongere mwakire udahwema kudukurikirana hano kuri Celebobo TV. Nge nk'ibisanzwe ni Celebobo. Hari umusore muri kureba hano imbere yacu, umusore mwiza cyane, umusore w'umuje. Bimeze bite? Ni sawa. Ko ndebe imirire yo kwakasa. Iri kwaka umuntu abari gukaranga ubunyobwa umusaza. Okay. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho uburyo bakaranga ubunyobwa. Hari abantu mubona murya ubunyobwa, abantu bacuruza, ariko mukibaza muti se ubunyobwa babutunganya gute? Uyu munsi rero tugiye kubagezaho ikiganiro bita Kora Birakunda. Iki kiganiro cyitwa Kora Birakunda. Yes, ndagira ngo utangiye rero utubwira uburyo iyo umuntu agiye gukaranga ubunyobwa uburyo abigenzamo. Ubunyobwa iyo ugiye kubukaranga ubanza koza isafuriya yawe neza. Yego. Isoza ukayishyira ku muriro ukumuka. Yego. Wasoza nabwo ugasukamo ubunyobwa kandi ukabucogoza. Yego. Bo umuntu ashobora kwibaza ati se ubunyobwa ubundi mbere na mbere ubunyobwa murabugura mubukura he mububona gute? Ubunyobwa mu masuka buba burimo baburanguye babutunganyije. Yego. Babukuye mu murima. Babukuye mu murima bukaza mu masoko rero nabo bakabutunganya tukajya kubuguramo tukaza tukabukaranga. Yego. Umuntu ashobora kwibaza ati se ubunyobwa mugura ku kiro buba bufunze mu mufuka? Ndagira ngo noneho udusobanurire buba bufunze gute cyangwa baragupimira ku kiro? Ubunyobwa tubugura ku kiro. Twamara kubugura ku kiro kuko nyine uri kureba umuntu uri gushakisha atangira akazi ntabwo wabona yo mufuka. Yego. Ugura bukeya hanyuma ukabikora gutyo ukabishyira ukabikara ukajya gushaka amafaranga. Yego. Mu bunyobwa se bubamo amoko? Yes. Biba biteye bite rero? Ubunyobwa bubamo amoko. Hari ubugande. Yego. Akaba ubwinaha iwacu ubunyarwanda buno uri kubona ndi gukaranga. Hakazamo n'ubutanzaniya n'ubumarawi. Ubunyobwa ni bwinshi. Mbere na mbere se usanga ubukunzwe cyane hano ku isoko ryo mu Rwanda ni ubumeze gute? N'ubunyarwanda. Yego, ni ubunyarwanda. Ugasanga nk'ikiro cy'ubunyarwanda kiba gihagaze gute? Ubu bwarahenze umusaza. Ubunyobwa ubu turi kuburangurira 2,500 kuzamura kugeza muri 3 gutyo. Yego. Mbo imbogamizi ubona zishobora kuba zibamo hano se muri aka kazi zaba ari n'izihe? Imbogamizi zo ni nyinshi. Kubibona nawe nyine aguca n'irimo ukagenda ugasanga bwahenze. Yego. Ubundi ugasanga ugasanga si neza nyine nawe. Ugasanga harimo ubwabuze bufite ikibazo. Si ubwo ni hari igihe ushobora kugenda bakaguha ubw'ubunyarwanda buvanze n'ubugande ugasanga byivanze. Bakakuvangira bitewe n'uko nyine nawe utarubizi nyine utarubizobereyemo. Yego. Noneho wanabukaranga wabundi ukumva harimo ubwabuze nyine ugasanga ni ikibazo. Yego. Ubu ngubu ndizera yuko ubwo ushobora kuba ubukarangiye famiye ariko kugira ngo nabo baburye. Cyane niko bimeze kabisa. Yego. Bo none se ikindi ushobora kwibaza niba wowe ugiye kubugura wenda ku mucuruzi, ese we nk'iyo abufashe ku muntu wenda wabwikoreye mu murima ntabwo biba bihenze cyane nk'uko namwe babahenda? We abufatira makeya. Kabone niba buduhera 2,500 we akabufatira nka 2,400. Yego. Ubunyobwa buriya iyo bukiza buba bwara butameze neza nyine burimo ibimene byinshi, imyanda myinshi, bugomba kubanza kubutoranya. Yego. Nka bucya buba bumeze ubu ngubu. Ubu uri kubona ko buba bumeze neza cyane, imyanda ibimene byose twabikuyemo byavuye.
se utwo ni uduki se uba uri kunyanyagiza musaza mbanyakiramo akunze kugira ngo ubunyobwa buhinduke bumere neza. niyo mpamvu nabonaga ari umutuku hakaba hajemo utuntu tw'umweru. Niko babimeze. kumbi wa munyu nk'uko bawushyiramo none se ubwo njye nawe ntabwo ndi kubyumva neza ko ndeba uri gusukamo utuntu tw'amazi ufata umunyu ukawushyira mu gacupa harimo n'amazi ukawukoroga yego hanyuma ukagenda uteramo gutya bitabira. none ko ndeba imyotsi izamuka nyine buba bufite umwotsi mwinshi buba bushyushye. yego ko ndeba se bimeze nk'ibintu byo guteka capati ndeba bimeze nk'imwe bya bintu by'abantu bateka biba bitewe nyine nuko haba hagiyemo amazi bikatangira bigenda bihinduka. ibi bintu se ko hari abantu nkunda kubona bakora ibintu by'ubucuruzi bw'ubunyobwa bukaranze biriya bintu bishobora kunguka cyane kabisa. birakunda mbega. yego none se hari ikintu nashobora kwibaza uriya ufite nk'ikiro kimwe buriya nkayo wagishoyemo ashobora kunguka. hari umuntu ushobora kwibaza akaba se ibi bintu koko byakwemera kabisa mu make yakazaho ntabwo wakora ikintu kitumva kandi ukaba wihangiye umurimo nawe ugiye kubangamira utibye cyane kabisa. yego umuntu ashobora kwibaza akibaza ati se umusore ucuruza ubunyobwa cyangwa se ubutunganya ashobora kuba yabona inote zitubutse ku buryo yavuga ati ngiye gusohokana umukobwa mujyana ahantu nanjye twicare tunywa akantu kameze neza. amafaranga yo ushobora kuyabona ariko bitewe n'ibintu ushaka kuvuga ati gutya na gutya bitewe n'intego ufite. nkora aka kazi mvuga ati wenda ubu wabona n'agaperime wa mugani wawu ngubu ushobora kuvuga uti wenda ngewe ngiye kubucuruza ejo nkorera agaporovizwari mbona agaperime nanjye ejo ninjira umuhanda kandi koko ibyo bintu byanakunda buriya ukoze birakunda birashoboka. yego niyo mpamvu umuntu aba avuga ati reka nigite bino. yego ushobora kubikora atari nazo nzozi zawe waba ufite. yego ukabikora ariko ushaka kugira ikintu ugeraho. yego niyo perime wayibona byarimo ukaba wiretse ariko nakaba ari akazi keza. yego kuko kaba kagutunze kabisa. yego kandi nta muntu uvuga ngo ugize akabazo ngo rero ngo ibi n'ibi ngufasha ngo mpaya ngaya ariko ugasanga wo muri wowe harimo ibibazo bimwe na bimwe ubashije kwikemurira cyane kabisa. yego ni iki ushobora kubwira umuntu wumva yuko bidashoboka? umuntu wese ni ugutinyuka agakora. yego akumva ko ibintu bishoboka. yego atari hahandi yakwibaza gukora mu mifuka y'abantu n'iki. yego icyo kintu nicyo kintu aba ari kizima. ikintu cyose watinyutse kiremera umusaza. yego byose biremera cyane kabisa. wambaye n'agapira keza njyana isubizi se bari no kugikaraga n'ikinyobwa umusaza. ubwo mu kanya uranatwumvisha ariko ubwo se twagenda tutanumvise uko bimeze. yego kuko twizere yuko ubu bunyobwa bwawe bunameze neza bunaryoha cyane kabisa. hari ikindi nshobora kuba nakubaza? kimbaze kabisa. yego umaze igihe kingana gute ukora ibi bintu? ntabwo ari kinini ariko n'igihe mbimazemo mba mbona narebe kabisa. ukibitangira ntiwumvaga bigoranye? wumvaga bigoranye. ubu no gukaranga wawe ntabwo ari ibintu bifashe urahita ucogosa aka kanya ubasha no kubyiga kabisa. mbere y'uko ubitangira se ibi bintu nk'igishoro watangije cyari kiri hejuru cyane cyangwa n'amafaranga make ushobora gutangira? kabisa. yego ushobora nko guhera ku kiro kimwe bigakunda wenda nka 3
ni nk'utuhe tuntu tw'ibanze ushobora kugura mbere na mbere iyo ugiye gukora ibi bintu? bitewe ari ishashi yo kubifungamo yego, cyangwa se ariko mbaraje nziza atari zimwe baciye kuko tuzi yuko ishashi zitemewe, ariko hari utwo nabonye mufungamo ugafungamo mu tumvirope ugiye ubahereza. yego, amashashi ntabwo aba yemewe. yego. hari nabo nabonye bafunga mu tuntu tw'udukombe, abakora injugu ukabona wamennyeho utuntu tw'utunyobwa hejuru, agenda unagahekenya ukumva ni fresh. Bitembo no gusuza n'abantu bakunda kwekenyera ubunyobwa n'injugu, nanjye njya mbihekenya nkumva ni neza cyane, ahubwo bikomeza umusaza. buriya injugu iyo zivanze n'ubunyobwa biba ari fresh. yego, inzozi zawe cyangwa se ibyo uri gutekereza uba utekereza byinshi? mba ntekereza byinshi, ariko ibyo byinshi ntabwo ari ngombwa ngo ugende nuko wowe muri wowe ubifite. yego, uvuga ati nshaka gukora mpahangera. yego, uba ufite intego cyangwa ufite papasi? cyane kabisa. intego zawe wumva wageraho byibura ukumva ni sawa n'izi ziriya ngo ugiye zo gushaka kanumva agaperime. erega buriya mpamvu ushobora no kugashaka bigakunda n'ejo ukabona nawe wanakwigura n'akawe kamodoka, ugahita uba rwiyemezamirimo ukaba umushoramari, noneho nawe ukajya upakira imifuka ujya kubukura mu ntara. gusuhuza abantu b'i Bugesera, numvise ngo nibo bantu ba mbere bahinga ubunyobwa cyane mu Bugesera. yego, zo ku Mugina hose. ku Mugina we ukamonye se? ku Mugina kabisa, buriya harangira mbuhakura. yego, umeze neza kabisa. yego. ubu se kugira ngo buri uteke nk'ubunyobwa wenda ari nk'ibiro nka 5 bishobora gushya nko mu gihe kingana gute? ni iminota, ni amasaha? isaha n'igice cyangwa se 2 bitewe n'uko bwumva. yego, okay. ariko nanone se ntabwo bishobora gutwara amakara menshi ko nabonye ukoresha amakara? amakara yo nyine aragenda, ariko nyine uri mu mafaranga ubona aragenda nyine, ariko ntabwo aba ari menshi. ibihombo bishobora kubaho cyangwa se ingorane mushobora guhura nazo igihe muri gutunganya ubu bunyobwa cyangwa se mujya kubucuruza ni nk'izihe? ingorane ni ugusanga bwarabuze, ukaba umukiriya ugasanga bwarabuze, ibindi ugasanga ntabwo ari neza nyine. ariko ngo buriya niyo umaze kubutunganya ukajya kubucuruza imvura ikabiraguye ngo nta kandi kaga? nta kandi kaga pe, biba ari ibibazo. aba ari ibibazo ntabwo bikoranye. yego, ariko se byibura tuvuge yuko byibura ushobora kugenda wenda nk'ayo waranguje igihe ucuruza ukakuramo ukabona n'indi nyungu cyane. mujeni wacu rero ndabona ugeze ku musozo nyine, usoje ibyo wakoraga. umeze neza? ameze neza umusaza. ubu washyushye umubiri wose? ntashyushye, ubushyuhe nawe ubona karida. urashyuha cyane kabisa. ariko mwana watwumvishije, numvise ari bumigi sana cyane, biraryoshye kabisa. ubunyobwa ni ubunyarwanda original. gahunda ni iyi ubu rero after yuko birangije? gahunda ubu ni yo gushaka amafaranga. ubu ni mu bucuruzi cyane kabisa. mani ko nkunda kubona abacuruzi babwo mukunda gukora nimugoroba. nimugoroba nyine nawe urabyize, no ku gacupa. mwana agacupa se? ni iyihe nzoga ukunda kunywa? oya nyine agacupa ku muntu uguha nyine ari kugafatisha. okay. ubwo bivuze yuko abantu bakunda kunywa nimugoroba baba bashaka no kugenda bahekenya n'utunyobwa cyane, na ba bantu bari kuva mu kazi bitahira akagenda duhekenya yumva aguwe neza. mwana muzi ubwenge. ubwo bivuze yuko mu gitondo nyine ntiwabona umukiriya kuko abantu baba barimo bigira ku kazi bihuta cyane. oya nawe wamubona ariko bitewe n'isaha uba wamenyereye n'iki. tugiye gusoza rero iki kiganiro kubyo ko cyitwa gukora bizakunda. urabizi ko nawe se wakora bitazakunda? cyane kabisa. yego, ni iki twasoreza babwira abadukurikiye? ikintu nyine ntasorezaho, akazi kose ni akazi. yego, kandi iyo ufite intego biremera cyane cyane. gusa ngewe icyo nakwifuriza Imana ijye gufasha bibashe kunguka, bigire aho biva nyine, bigire aho bigera. kandi gusa icyo mba nzi nuko burya iyo udacitse intege ku bintu byose biremera. ese ubundi uba wumva hari ikindi wakora mu undi mwuga utandukanye n'ibi ngibi? nk'uyu ushobora uyatigiye burya n'igikanishi nagikora, kubanza gukiranuka n'icyo urimo. ntabwo uvangavanga.
yego buryo kandi iyo akazi utagiye mu bintu byinshi ukajya kuri kimwe nicyo unoza neza cyane yego urakoze cyane rero kuba twapostinze hano kuri Celebobo TV uvuga ngo Celebobo TV Celebobo TV yes urakoze cyane asante sana